Abadukurikiye mwese mbanje kubasuhuza. Uyu munsi SOS Refugiés irakomeza kampanye ariko by'umwihariko iribanda ku makuru y'impunzi ku bw'intambara iri kubera muri Kongo ya Kinshasa mu ntara ya Kivu. SOS Refugiés yabashije kuganira n'umwe mu banyarwanda batuye mu gace kari kuberamo imirwano. Twamubajije uko byifashe cyane cyane amakuru y'impunzi iz'abanyarwanda n'iz'abanyekongo uko zimerewe. Reka tudatinze tumutega amatwi. Mwiriwe muraho neza yego mukomere cyane. mukomere donc ahangaha plateforme SOS Refugiés na Les Petites Mains zibashije kuganira na Batista umunyarwanda uri muri Congo Kinshasa donc RDC. Turagira ngo twifuzaga deja tubanje kubasuhuza ariko twifuzaga kumenya turi kubona ibintu byinshi bihita twashakaga kubabaza amakuru y'aho hakurya uko byifashe kuko turi kumva byinshi cyane. Mwadufasha kutubwira uyu munsi ku itariki 22 turi 22 na 22 z'ukwa mbere 2025 mwabasha kutubwira muri make ukuntu uyu munsi wifashe aho hakurya muri hafi ya za Goma muri ibyo bice turi kumvamo imirwano? Yego nk'uko bivuze urakoze madame. Nk'uko bivuze kuko ndi muri Kongo, ndi na hafi ya Goma rwose, ntabwo ari kure. Umwanzi wateye Kongo murabizi neza igihe yaziye muri 2021. Uyu munsi ibitero yagabaga asa n'uwerekeza muri Rubero yashushe naho abihindura, ubu yerekeje asa naho ari kwerekeza ibitero yerekeza muri Sud Kivu. Hano rero turi hafi na Goma muri Nyiragongo. Iminsi ishize nyuma yo gutsindwa urugamba muri Ngungu na Masisi bashatse uburyo bahigarurira byanze bikunze babishyiramo imbaraga. Vuba aha ngaha twabonye imirongo myinshi y'abasirikari b'u Rwanda bambuka baza kongera kwisubiza Ngungu na Masisi. Barayishubije rero bakikira Sake batera Ngungu na Masisi barabyigarurira, barangije bakomeza berekeza mu majyepfo. Nibwo ejo bundi hashize mwumvise kuri za radiyo n'ibitangazamakuru bitandukanye bavuga ko bafashe Minova. Ubu bakaba barayifashe nayo ejo bundi hashize. Minova iri hagati ya Sake werekeze Bukavu. Ni ukuvuga ngo Sake barayikikiye bafata Minova. Minova rero ni agace ndako ni village nini cyane, ni na bastiyo ikomeye yari isa naho ifatiye runini leta ya Kongo kubera ko hari icyambu gikomeye kiza muri Goma. Ariko aho ngaho bakaba bagaragaza nk'aho bashaka gukomeza ibitero berekeza mu majyepfo, ni ukuvuga muri Sud Kivu. None se twumvishije justement uyu munsi bavuga aho ha Minova ngo niho hari, twumvishije bavuga ko ariho hari hasigaye kugira ngo ibintu mbese byinjira muri Goma, ibiribwa, ibinyobwa, mbese havitayoma yose ishobore. None ubwo ni ukuvuga ko abantu bari muri Kongo abantu bari muri Goma ni ukuvuga ko bafungiwe hagati rwose nta kintu kinjira kinasohoka cyangwa bimeze bite? Voilà, murakoze ku bw'icyo kibazo. Ubundi aba bateye uru Rwanda rwateye Kongo, izi ngabo z'u Rwanda zateye Kongo bafite strategy itari iyo gufunga ku buryo umujyi wa Goma utabona ibyo kurya. Ubundi barareka amakamyo ajya mu gihugu mo imbere ajya kuzana ibicuruzwa, imyaka, imyumbati, ibigori, ibijumba, ibirayi, partout. Barareka amakamyo akajya kubizana, barareka abacuruzi bagatambuka. Icyo bakora ni uko babatakisa cyane, bakabatakisa amafaranga menshi. Urabyumva namwe abantu baba bari ku rugamba bikorera ibyo bashaka n'abantu iregiriye. Noneho
kuba bafashe na hariya ntibizatuma Goma idakomeza kubona ibyo kurya n'ibindi byose byaba bikenewe muri Goma biturutse hirya no hino, yego kubera ko n'ubundi ahandi hose amakamyo yari asanzwe agenda, ahubwo icyo baba bakoze ni ugutuma guverinoma itabona amatakse yavaga kuri izo za trafike. okay ndumva ubwo noneho urumva ko nkaho basaba naho bazibiye guverinoma ibintu bisa naho babonaga mu bijyanye n'ubukungu mu by'ubukungu voilà. reka Naho ibyo noneho kurya byo muri Goma biraza bikagera ukuntu. okay reka noneho tujye kuri kote imene kuko ni nayo urebye ituhangayikishije cyane. Ese tuvuze muri rusange impunzi muri rusange ko twumva ngo inkambi hari impunzi nyinshi ziri kwinjira muri Igoma no muri ahakikije Goma yose, impunzi zose muri rusange zimerewe zite? Twavuga impunzi z'abanyarwanda cyangwa impunzi z'abakongore bari kwirukanka, ese bari kwicwa cyangwa wenda abo basirikare tuvuge baba abahehe bose ntabwo izo mpunzi bari kuzikoraho, bari kuzireka? Bimeze bite mu mpunzi muri rusange? Okay. Munyihanganire manzi mbibasobanuriye mu bice bibiri, ndabanza mvuge ku mpunzi z'abanyarwanda, mvuge n'abadeparase b'abakongomani. Noneho ku mpunzi z'abanyarwanda nabwo ndababwira ibintu, nabwo ndazigabamo ibice bibiri. Ku mpunzi z'abanyarwanda nkamwe nk'abanyarwanda namwe ukumva ko biba bituraje ishinga, ndagira ngo mbamenyeshe ko nyuma y'uko izi ngabo z'u Rwanda ziteye muri Congo kubera ibibazo by'uko dusanzwe tuzi ko nta kindi kiba kibazanye uretse kuza kutwica no kutumaraho, iyo twumvishe ibitero byazo turahunga rugikubita. Ni ukuvuga ngo impunzi z'abanyarwanda ubundi ziriho mu buryo bubiri, hari iziba mu makambi mu mashyamba hirya dalo jungle, hakaba n'izindi zagiye zififira cyangwa se zagiye zisanisha ziturana n'abanyekongo mu mavilaje akomeye hirya no hino ku mihanda, kubera ko babaga bafite abana bashaka kugira ngo bakomeze babone uko biga, cyangwa se abandi b'ishyamba busa naho bagoye kubera ko wenda bifite ibibazo mu buryo butandukanye. Izo mpunzi rero zari ziri mu mavilaje, iyo umwanzi izi ngabo z'u Rwanda za kwa Kagame zihageze za RDF, iyo zigeze muri izo vilaje impunzi ziranyanyagira, zirahunga, zirongera zigasubira mu mashyamba kure cyane kuko ntiziguma muri ayo mavilaje. Izari ziri mu makambi mu mashyamba nazo zimenya amakuru rugikubita, bitewe n'uko nyine hari ukuntu amakuru abageraho n'abashinzwe kubarinda bakanabibamenyesha, baba begereye aho ngaho bagahunga vuba cyane byihuse, ku buryo hari impunzi zavuye mu bihe bishize zavuye hano muri Bwito zigera kure cyane hirya iyo muri Masisi, ariko nyine zigakomeza zikishahisha. Ni ukuvuga ngo rero izi ntambara zabagizeho ingaruka bikomeye. Noneho ku byerekeranye n'impunzi z'abakongomani, benshi bagiye bahunga bajya muri Goma, aho bumvaga hari ingabo za MONUSCO, hari ingabo za leta, hari ingabo izo za SADC, no bakumva na leta nyine yashizeho uburyo bwo gushyiraho amakambi y'abadeplase, nene izo nkambi ziragenda zibaho. Ubwo rero hari n'impunzi z'abanyarwanda zagiye zihungana n'izo z'abanyekongo, bagahitamo kujya muri ayo makambi. Voilà. Nguko uko kimeze, umwanzi yarateye, nta muntu umurebera ngo hari ikiza. None se nababajije, donc iyo zibagezeho eske zirabagirira nabi cyangwa wenda abantu zirabasimbuka wenda, kuko wenda hari n'ibindi ziba zishaka nk'abakongore, impunzi abo twita abadeplase b'abakongore nazo zibamerera nabi cyangwa ni abanyarwanda gusa zihiga? Ndakubwiza ukuri madame, aba bantu ntabwo ari abantu beza, baraza bakica igihumeka cyose. Menya warumvise ibyabereye Igishishe buriya byabaye ibintu bikomeye, bica abantu benshi ku
rw'umurengera. Okay. Noneho Wow. kuba nyine ibi bintu by'uko igihugu cyatewe ugasanga wenda ingabo za Congo rimwe na rimwe zitakontorora situwasiyo neza, abantu baragenda bakicwa ku buryo hari n'abatamenyekana. Yego. Icyo njye nakubwira wenda njye nsa n'uwaba mfitiye amakuru neza ku mpunzi z'Abanyarwanda iziheruka kwicwa ku buryo bwinshi, ku buryo zishwe cyane, ni iziciwe ahitwa Igishishe. Ahandi ho ni za Kayizore kuko dufite sisiteme yo guhanahana amakuru ku buryo abantu bahunga zitarabageraho, wenda hakagira abicwa bazariye cyangwa se amasasu yagiye ahurirana nabo, abamabombe se yikubiseho ukuntu ibintu nk'ibyo. Ariko Nyamwana byumvise ku maradiyo ko hari iminova aho zageze zibasiye abantu b'abajene zibicamo benshi cyane, zakoze agashya naho zahisha abantu benshi cyane kuko hari y'abantu b'abaturage batazikundaga. Ndumva bitoroshye na gatoya, ndumva ari intambara rwose ikomeye cyane. Imana ikomeze irinde impunzi. Ariko noneho reka tujye ku kibazo cya ngombwa. Turamutse twebwe SOS cyangwa n'abandi bagira neza bashobora kuboneka, kuko natwe tuba dufashwa n'abagira neza bari hirya no hino, hari ikintu cyihutirwa mwaba mubona izo mpunzi zacu ndetse n'izo zo muri Congo, turamutse tubonye icyo ari cyo cyose icyaba cyihutirwa n'iki mw'iki gihe? Kuko uravuga mu rwego rwo kuzifasha? Yego, mu rwego rwo kuzifasha, nk'uko ubushize twoherezaga wenda bote z'abana cyangwa se imiti. Ese iki gihe cy'intambara uko numva ari igihe vraiment cy'intambara, twamenyesha bagenzi bacu ko ikintu cyihutirwa, wenda ibintu bibiri by'ingenzi bikenewe cyane byihutirwa ni ibihe? Ndakumva madame, ndakumva. Ubundi ku mpunzi z'Abanyarwanda urabizi ko zo zibaho zisa naho zisanisha n'abakongomani kugira ngo zibashe kubaho. Ubu rero iyo ziri mu mashyamba iwazo zirahinga, zitunzwe n'ubuhinzi kuko ntabwo zifite amaboko, zirahinga n'ibintu byo gucuruza ni twa tundi dukeya kugira ngo bibesheho. Ubu rero ibintu byose barabitaye ahantu bari basa naho bari batuye hashize wenda nk'umwaka, abantu biturije bari ahantu hamwe. Ubu barabituye, bongeye gusubiza akarago ku mutwe. Aho bageze baruhukiye ni ukuhasanga abandi banyekongo bahatuye bagasangira ibyo bafite. Ubwo rero ukumva nawe gusanga umuntu wahinze washakisha ukuntu azabaho, kumurira imyaka rimwe kabiri gatatu biba bikomeye. Ubu ngubu icyo bakeneye cyane ni icyo kurya. Ikindi bakeneye cyane ni imiti yo kubavura kuko ubu turi no mu bihe by'imvura. Ubu ngubu indwara zikomoka ku mwanda, ibintu bya malariya kubera imibu, ni ibintu bitoroshye. Ibintu by'imiti, ibintu by'ibyo kurya, kuko babonye uburyo bashobora guhaha wenda ibyo kurya byabasunikaho nk'ibyumweru bingahe, bigatuma wenda badashwana n'abo baturage bari kurira imyaka. Birumvikana rwose. Murakoze. Naho abakongomani bahungiye mu makambi cyangwa se impunzi zacu zarabakurikiye, hari ukuntu rezo ONG mu makambi iyo ngiyo bagerageza kubafasha, ariko bakiri kuzenguruka mu mashyamba bo urukumva ko birwanaho ku tuntu twose. Ndabyumva rwose. Murakoze. Reka mbaze mugenzi wanjye niba hari icyo ashaka kubabaza. Ndakeka byose mwabibajije vraiment. Icyo nakongeraho ni ugukomeza kwihangana, nabo mubakomeze, nta mvura idahita. Ni ugukomeza kwihangana, natwe ubwo turagenda tujye mu ma association turebe ukuntu twabarwanaho. Ubwo ni ukubatashya bose cyane.
murakoze cyane namwe kandi Imana ibahe umugisha kuba mudutekereza, gusa mumenye ko impunzi z'Abanyarwanda nubwo ziba zibabaye ziba zitegereje ko umunsi uri izina igihe kizagera akaga kagashira, kuko imyaka 30 ishize bataraturangije hari icyo Imana yapanze. nibyo reka dukomeze kwizera Imana. Murakoze.